in the Eastern Democratic Republic of the Congo. Last night, the sound of gunshots filled the air. It continued throughout today. Ubwo ku itariki ya 12 Gashyantare mu mwaka wa 2024. The DRC is under attack from a rebel group called the March 23 Movement or M23. Nuko bikaze my friend. RDF hano nayikuriye ingofero dore ngicyo hejuru. Ikinyamakuru Voice of America ishami rya Afurika cyatangaje ko hari urupapuro rw'ibanga rwagaragaje ko habayeho kugaragara ko ibisasu birinda ikirere byarashwe muri Congo mu gice cy'Uburasirazuba. Kandi muri urupapuro rw'iswi rw'ibanga bavuga ko mu birometero nka 70 mu majyaruguru y'umujyi wa Goma igihe hari hamerewe nabi na za drone zaraswaga n'igisirikare cya Congo. Urwego rw'Abafaransa rushinzwe amaperereza babonye mobile sound system ndetse na radar ihetswe n'ikimodoka gifite ibizwi nka launcher ku gisenge cyacyo. None kandi bavuga ko nta mutwe witwaza intwaro ku isi babasha gutunga ubwo bwirinzi kuko baba batemerewe no kubugurishwaho kereka ahubwo ari igihugu wenda cyangwa banabonye aho babugurira batabasha kubukoresha cyangwa babona aho babwitoreza. Bidatinze mu kwa mbere kwa 2025 tariki 23 z'ukwa mbere bongeye gusakara amashusho y'ubwirinzi bw'igihugu cy'u Rwanda buri guhanura ibisasu mu kirere byaturukaga muri Congo mu mujyi wa Goma bigwira Rubavu. Barashe hafi amakompora 100. Ese ubwirinzi bwakoreshejwe bufite ubuhe bushobozi mu by'ikoranabuhanga kandi buhagaze gute ku mafaranga 3D fixers? Iyo ushakisha amakuru avuga ku Rwanda usanga Air Defense System zizwi rufite hagaragara 9K32 Strela kabiri yo mu gihe cy'Abasoviete, hakabaho ZPU-4 nazo zaguzwe mu Basoviete cyangwa se M1939 nayo yaguzwe mu cyahoze Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviete. Gusa ariko nubwo ari bwo buvugwa kandi bukaba bunakuze cyane nta namwe muri ubu bwagaragaye Rubavu buri gushwanyaguza ibisasu byaturukaga i Goma. Ubwirinzi bwagaragaye bwitwa nguki? Ikinyamakuru Defense Post kivuga ko u Rwanda rutunze system y'ubwirinzi yitwa SAM ya S-400 cyangwa se Surface to Air Missile. Bagatanga gihamya y'urwo rupapuro n'ubundi twavuzeho rw'ibanga ruri muri ONU rwabonwe n'ikindi kinyamakuru cyitwa AFP. Ibyo byaba ari byo ibi binyamakuru ko bihurizaho u Rwanda rwa rutunze Iron Dome y'Abanya-Israel cyangwa se ka rutunze S-400 nk'uko bigarukaho nayo akaba ari system y'ubwirinzi y'Abarusiya. Ndetse kugeza amagingo aya iyi S-400 niyo system y'ubwirinzi irenze izindi zose zibaho ku isi. Niba ugira ngo wenda namakabyo uze gushaka inyandiko zitandukanye zibivugaho baza kubyibonera. None ubwo system y'ubwirinzi yakomeje kugera iri Rubavu yaba ari S-400. Mbere uko twamenye yariyo reka turebe ubundi Air Defense System ibiteye ite. Ubusanzwe ibi binadufasha kumenya yakoresheje uko yitwa kubera ko n'amafoto yayo menshi twagiye tuyabona. Mu magambo yoroshye kumva Air Defense System nk'umuzamu mu kibuga cy'umupira w'amaguru. Nk'uko umuzamu asanga imipira ngo itinjira mu izamu niko na Defense System bigomba kubigenza ngo misile ziturutse ku mwanzi zitaba zakinjira aho Defense System ishinzwe kurinda. Kuko nyezamu agira ikibuga cya gardien niko nayo ibifite ikibuga gishinzwe kurindwa hagenewe ku metero ibashije kurinda. Iyo rero nyezamu bamuteye ishoti akenshi areba aho rituruka akamenya intera n'umuvuduko rifite, akamenya niba yiterera hejuru ngasama umupira cyangwa se niba usama ahagaze. Niko nizo Defense System zibigenza. Ikintu cya mbere zikora cyitwa detection, aribyo mu Kinyarwanda cyitwa gutahura. Icyo gihe rero itahura niba hari igisasu cyaje, hagakurikiraho icyitwa tracking. Aha noneho system imenya ngo kiri mu ntera ingana gute cyangwa se haje bingahe. Ibyo byose bigomba kubimenya mu kanya gatoya kandi kabimenya bitewe nuko iri kumva aho urusaku ruvugira bityo gisasu nyine kiba kije kiyisanga. Ikindi gikurikiraho bwa gatatu inafashwamo na radar ni cyitwa interception, aribyo kugisama. Aha rero oherezwa ibindi bisasu bihura na cya kindi bikagisandaza kitaragera aho cyoherejwe, cyangwa se bikaba byananukira mu kirere cyangwa bigashwanyukirayo bikaza kumanuka byabaye ibyitwa debris cyangwa ibishwanyu byabyo. Mu moko rero yazo agiye atandukanye n'ubushobozi kandi nabwo bugiye butandukanya bitewe ahanini n'abazikoze icyo bari bagamije gukumira naho kituruka, niko zagiye zigira amazina atandukanye. Niba warabonye video cyangwa se warabyiboneye imbona nkubone, zino missile zaraswaga zihanurirwa Rubavu wabonye ko zasamuye hejuru mu kirere.
Ibi rero bibashwa gukorwa n'izizwi nka SAM cyangwa se arizo surface to air missile, bakanazita mu yandi mazina ground to air missile. Impamvu ariko zitwa nuko ziva ku butaka zigasanga ibisasu mu kirere. Bivuze ko zitanura ibisasu gusa ahubwo zanura n'indege yewe na za drone. Habaho rero izigendanwa ndetse hakaba n'izishobora guhagarikwa ahantu hamwe aho bita kuri command post, zitagendanwa cyangwa se zikaba zanashyirwa mu mato y'intambara. Mu ziri ku isi rero nziza kandi wamenya za SAM nk'eshanu twavuga, ubu hari 5 Chinese HQ cyangwa se long range anti-aircraft missile, hakaba kandi USA SAM Patriot, hakaba French Italian Rosam, hakabaho n'iy'abanyesirayeli yitwa GTM David, ndetse iya mbere yitwa Russia Anti-Aircraft System ariyo S-400. Mu mafoto rero na video twagiye tubona y'ubwirinzi buri mu kazi, hagendewe kandi kuba mu mwaka 2018 hari ikinyamakuru cyatangaje ko u Rwanda rwaguze S-400 missile system, kandi koko mu mafoto n'ubireba uzabona ari S-400 system yaba iri mu kazi. Ibi rero byari bivuze ko u Rwanda rwari rwaratanze hafi miliyari y'idolari ndetse ahubwo no kurengaho, kuko abisaba no kugura bateri zazo. Ubwo rero byose hamwe bakaba bavuga ko bishobora gutwara hagati ya miliyari y'idolari kugeza yewe kuri miliyari n'igice. Ubwo rero iyi yakorewe mu Burusiya, kandi koko mu 2018 hari harakozwe n'amasezerano hagati y'ibihugu byombi yo mu bufatanye mu bya gisirikare, harimo no kuba u Rwanda rwaje guhabwa n'izi S-400. Ubwo turizera ko ikibazo cy'amasiko kibaye fixed naho twe turi the fixers. Hello, nitwa Yvette, turi muri iFixing uko urimo kubibona. Nkuzaniye amakuru meza cyane, niyo mpamvu ndi kuyavuga nishimye. Dufite ibibazo bigera ku 10, ni promotion dushaka kubaha abakunzi bacu, abantu bibwira ko bakunda ibintu bya Apple, ibintu by'amatelefone, ibintu byinshi cyane bijyanye n'iryo koranabuhanga. Ibyo bibazo 10 rero urabibazwa, hanyuma wabisubiza byose uko byakabaye. Ni ibibazo 10 byonyine, mu by'ukuri biroroshye ku muntu ukurikirana. Dushobora kuguha kimwe muri ibi bihembo. Reka duhere kuri iPhone. Ushobora guhabwa kuri iPhone guhera kuri 11 ukayitwara ikaba iyawe. Ushobora guhabwa, kino ndakivuga nyuma, ushobora guhabwa iPad nayo ikaba iyawe burundu kubera ibyo bibazo 10 byonyine. Ushobora kandi guhabwa aka gakarita, hanyuma mu gihe kimwe mu bikoresho byawe byagize ikibazo ukaza tukabisana kandi ku buntu mu buryo bwiza cyane, bikongera bikaba bishyashya. Hanyuma igihembo cya nyuma, dushobora no kuguha ibihumbi 100 by'amafaranga y'u Rwanda mu gihe wasubije bya bibazo byose uko ari 10 mu buryo bwiza. Hanyuma rushobora kwibaza ngo ndamutse nje nkasubiza bino bibazo ariko simbyuzuze byagenda bite? Ufite amahirwe agera kuri 3 yo kugaruka kwiyandikisha. Bwa mbere urumva biranze, bwa kabiri wagaruka tukakwandika ukabazwa, byakwanga ukongera ukabazwa bwa gatatu. Hanyuma rero ushobora gukurikirana amakuru yose kuri The Fixers, ukabasha kumenya ndetse no gusobanukirwa byose. The Fixers ni YouTube channel iriho n'andi makuru menshi kandi meza cyane ajyanye n'ikoranabuhanga, havuyemo n'ibingi by'ama iPhone gusa. Kuri The Fixers rero uzamenyeraho byinshi bitandukanye bijyanye n'amakuru yacu hano muri iFix. Ikindi, mu gihe utsinzwe izo nshuro zose bikanga, nyine hari igihe umuntu azazi ko azi ikintu agasanga ntabwo birimo gukunda, tuguha tike, ntabwo twishimira ko wagenda n'amaguru, tuguhereza 5,000 ugataha ukagenda ugasubiramo ukagaruka gutyo kugeza inshuro 3 zose zirangiye. Bantu rero mukunda ikoranabuhanga, abantu mukunda ibintu bya Apple, abantu mukunda ibintu birimo ibintu by'ama iPhone, ni karibu muri iFix, ni karibu kuri The Fixers. Ni muze tubane, turabakunda cyane. Bye. Umva gufitiye amakuru meza cyane kandi ashimishije. Ngwino muri iFix Technology Limited maze tuguhe product zose za Apple waba ukeneye, harimo machine,
telefone, amasaha n'ibindi byose. Uretse kubiguhera ku giciro cyiza, muri iFix tuzakugira inama nziza zo kubyitaho, kandi nibinahura n'ikibazo tuzagufasha byoroshye kubisana. N'ibindi bikoresho byose electronique ukeneye biri hanze y'igihugu tugufasha kubitumiza maze bikakugeraho mu buryo bworoshye. Ibijyanye na CCTV cameras ku mutekano wawe, aho ukorera cyangwa se aho utuye, ibi nabyo tuzabigukorera mu buryo bworoshye. Tugurisha imodoka ndetse tunagufasha kuba zakugeraho uri hose byihuse. Dusure kuri wa eshatu /ifix/ra na wa